ariko tujye kuri conclusion yacu. Yego. Ikibazo cya mbere Muvunyi yigeze kuvuga Reyigira yakivugiye muri hoteli ya La Paris Nyandungu. Nubwo rifite ikibazo cy'amategeko, leta ni byiza igiye kugikemura pe. Wenda twizere ko bizanakemuka once for all, hagakorwa amategeko meza asobanutse anasobanura ibintu. Reka yoborwa neza atarimo akaduruvayo n'akajagari. Ariko Muvunyi yaravuze ngo rero ntigira ikibazo cy'amategeko, igira ikibazo cy'amafaranga. Reyo irakennye. Abantu bahora bablaming abayobozi ba Reyo. Ngo ubundi hari ibintu bibaho bisetsa Axel. Uzabyumva n'abantu bize cyane. Ariko ntibiga ngo bagere no kureba tere y'ahantu bari kubivugira. Ngo ngewe ngumaye ngo Reyo ngo y'abaturage ngo miliyoni ngo 7 zifana, ngo umuturage ngo agatanga ngo gishari cy'ijana, ngo byahita byara ngo miliyari ngo 7, ngo none ngo insurance fees, ngo nafatanya bikorwa ngo kunegosia. Hatazagira umuntu kubeshya. Ntabwo mutere agwa miliyoni 200 leta itabizi. Ibyo ntibibaho, iyo negotiation ntibaho, ntagishoboka. Hatazagira umuntu kubeshya, ibyo ntibibaho. Ngo Reyo ngo ari ukuntu ngwayiseringa, ariko seringa ibiki? Uraseringa ibiki? Uhera ku gishoro ubundi. Ngo urumva nk'umuturage ngo uri bweyeye ngo ntiyabura ijana, arariguhasa ari wakoze iki? Wahinze he arariguhate? So let's go into serious business. Ibintu uko bikorwa muri Afrika ni imbaraga z'ubutegetsi, ni imbaraga za leta. Leta ikwiye kujya mu kibazo cya Reyo cy'ubukene ikacyadressa once for all. Ibyo bintu by'uduproje ni ibintu by'abana bari muri universite, niba mwana ukwandikira ngo rugangura ngo reka ngizina ryawe ngo ndibyaza umusaruro ngo twakora miliyoni, akabyandika ku rupapuro kuri WhatsApp ngo twaribyaza miliyoni 5. Narijunguje ryananiye ari njye nyiraryo, we ngo mwana urarizunguza ruga hakorwa iki? Ibyo ntibikunda. Abantu bave mu bintu byitwa kwimagina. Let's go into serious business. Iyi ni proje igihugu gikwiye gufata, kuko gifata proje yo kubaka umuhanda, kuko gifata proje yo kubaka stade, kuko gifata proje y'ubuhinzi. Amakipe akomeye bahere kwakomeye Kigali akeneye guhabwa amafaranga. Leta ashaka igashyiramo ukuboko kwayo mu kuyakurikirana, ikarevolutiona uburyo bw'imikino ya hano mu Rwanda. Otherwise Reyo ikennye, nta mupira ushoboka i Kigali. Muransubiramo Reyo ikennye. Hari abantu bibaza ngo kuki utavugira Gicumbi, kuki utavugira Intoya? Uko umupira uteye ku isi mwanze munabimenye. Ubanza guha imbaraga abakwiye kuzihabwa, abandi bakaboneraho. No kuvuga ngo APR bihagije Rayon Sport nayo yake Kigali mbisubiremo. Iyo habonetse miliyoni 150 cyangwa 200 bashaka gusaranganya Reyo na Gicumbi. Abanyagicumbi n'urugero natanze ntimundakarire. Ibisa ibingana. Maximiza effort ugomba guha Reyo, maximiza effort uha APR. By default nizo zikunzwe, banzu zikomeze. Otherwise turi muri ubu uzajya kumva nkunganire ngo Rayon Sport ngo ara amafaranga yavuye muri Bralirwa ngo miliyoni ngo 200 wahemu miliyoni 15. Tsie miliyoni 15 muri Reyo amafaranga nk'ucyaya gahitashira. None subwo ngo buri muri business, none ngo urashaka umupira gukomera i Kigali kandi wemera ko ari ikunzwe ari guteza ibibazo. So give them money. Nibyo Nepo Axel ndetse n'umuyobozi w'inzibacyuho Abdallah aravuga ko bakeneye kongeramo amaraso mashya, ndetse nabonye no mu ijoro ryakeye yaba ari Tade yaba ari na Rwagacoro rwose bose bashimangiye ko ntaho bagomba kujya, barahari. Reyo ni yabo. Ubwo abibaza impamvu Muvunyi ataje bavuze ko ararwaye malaria atabonetse. Yagize ikibazo cyo kurwara malaria niyo mpamvu atabonetse. Ubwo Dr amuhagararira nyine Vice President Rwagacoro. Ikipe ya Rayon Sport ifite ubushobozi buza gutuma ijya kuri iryo soko ikanashaka umutoza mwiza wabakorera umushinga w'imyaka 3 bashyira mu matsinda Champions League. Rayon Sport irakennye. Nicyo kintu ngomba kubwira abantu. Ibya bisi byo no kubeshya. Ibya bisi byo birashoboka. Bisi no kubeshya. Sha ibintu birakomeye. Ubu priority koko ni bisi. Bya bindi byo gushaka gushimisha abafana. Bisi ifite abatera bayiretse. Ntabwo nta bisi buri impamvu bishoboka. Bisi ntago buri abazayigura bushyakse. Bisi yabiri mu Kagera. Watubwiye ko nayisuye igihe mazemo. Nango Akagera na amafaranga bazajya bayishyura y'ubukode buri kwezi, kandi buriya ntureba niba bazajya bishyura ngira ngo nka miliyoni 2 n'ibindi.
n'umuntu ugiye gufata amafaranga bakodesha n'umuntu iyo basanzwe bakoresha ntajya kungana. Ni ikibazo cy'ubwumvikane no gukora amasezerano ukagaragaza ubwishyu kuzagenda wishyura gahoro gahoro, hanyuma bisi n'ubundi bari yawe bakayiguha ukazajya ugenda wishyura gahoro gahoro. Ariko mu Rwanda twihutira ibintu bitari ngombwa. Nibyo nkubwira. Bisi yego ni nziza rwose, ariko bisi ita family ari kuguhumekera mu bitugu ibande n'abandi induru ziravuga ariko mwokagera Yezu. Abareyo bari kwipasa muremure. Usko nkira match ya Gicumbi. Nkira match ya Gicumbi. Usko prime byari 200. Prime byari 200. Ubureyo ko umukinnyi ahira hihagaze. Ubureyo ni ikipe yo gutanga 200 kuri Gicumbi. Prime ariko ni cyakindi rero ubwira ikintu kiba motive haje ubuyobozi bushya ubibarizamo ubuyobozi bushya bwaje dutangirana intsinzi ayo mafaranga iyo urebye usanga n'ubundi bizavaye ni muri kwa guterateranya cyangwa se hakasiga ibindi bibazo. Dore njye mbanze wenda mbere ko tujya muri handover icyo nivugira gatoya wenda ku bya groupe n'abakinnyi bariyo tujye no mu nshingano bari abantu muri komite nshya bahawe nuko zigabanyije. Ikintu cya mbere abantu bamenya turi muri business i Kigali irimo amagambo menshi kuruta uko ikorwa. Kandi i Kigali hari kwaduka umuco wo kuvuga cyane kuruta gukora. Umupira niho ndi muri situation maneno z'abandi. I Kigali abayobozi umugabanye kumva radio, umugabanye kujya ku ma YouTube mwumva opinion, nimukora ingendo shuri mujye kwiga umupira. Umugabanye abajyanama. Niba mutekereza ko abanyarwanda tuzi kuvuga nta muntu wigeze avuga kurusha abatanzania. Ego siho wavukiye. Wanasema kabisa. Tanzania baravuga bagira umunwa muravuga ngo ndavuga. Abatanzania cyangwa Jangwana aravuga nawe niwe yavukiye. Abaturika nka twatwuma tw'injugu cyangwa inzogi zo kwa muganga. Baravugaga bakaza tugakubita. Bakavuga bakakabya bazanye amacupa. Jimmy Gatete akakubita hana kenda kuvunagura. Bagakabya Rayon Sport igafata Yanga igakubita ikinjana mu matsinda. Bagakabya APR igafata Yanga igakubita igatwara Sekafa. Abana baricara baravuga bati mu by'ukuri ibintu turimo ni amafuti. Umupira twawuhinduye uw'amagambo, nyamara uyu mupira ugira uko wigwa. Abantu bakora urugendo shuri baragenda bajya muri Espagne, bagirana Jimerage na La Liga. Kimwe twagiranaga na Real Palatine iryo jambo niryo narimenye rya Jimerage. Bamaze kugirana ubwumvikane bwo buryo zabafasha muri aspect technique, ibijyanye nuko inzego zubakika, ibya administration, ibijyanye nuko utegura ama competition, ibijyanye nuko utegura ibi byama byo gukora abakinnyi n'ibindi. Baragenda bakorana mu bice bitandukanye na La Liga. Igihugu gifata umwanzuro gitegeka companies gushyira amafaranga mu makipe. Ubushake bwa politiki, amafaranga yinjira muri Yanga biciye muri GSM. Barabivuze ni more ya Chama cha Mapinduzi. Yego. Leta ya Tanzania yashyize amafaranga muri Yanga biciye muri moro yabo. Moro ni nk'ibi supermarché binini cyane, babicuruza n'amamodoka n'ibintu byinshi. Baragenda bafata monde ejo baravuga ngo uso yayoboye ikipe ya Simba yiyobore, ariko umukuntu uri buyiyobore twebwe icyo twifuza ni kimwe: amafaranga uzajya utangamo yo mu nganda zawe tuzajya tugira uko tukugabanyiriza mu misoro, kuko hari amafaranga washoye mu byishimo by'abaturage. Baramaze kuzuza stade 60,000. Bibajije ikibazo kimwe, ko dufite stade nziza tuzayikoreramo iki? Ariko sinzi namutegereje ko His Excellence yubaka stade akanabigisha icyo bayikoreramo. Arono icyo abantu bashaka, sinzi icyo abantu bategereje. Niba hari igikorwa remezo
kiba kije nk'ikintu kigiye guhindura ubuzima bw'abaturage. Nicyo kimaze, nicyo umuhanda wubakirwa, no kugira ngo wihutishe ingendo n'ubwikorezi abantu bakore bizinesi borohewe. Nicyo centre de santé imara, ni ukugira ngo abaturage niba arwaye akagiripe ntakarwaye avurwe vuba ajye mu mirimo, areke guta umwanya yicaye ku bitaro. Nicyo stade imara, ni ugutanga imirimo no gutuma abantu babasha kubona imikino ibyara amafaranga. Stade zisigaye zijyamo abantu 1000 match ya Rayon cyangwa ya APR. birakaze And people are sitting just nkaho nta cyabaye. Ntimutanga projet muri kurwana no gukemura ibyama administration gusa. Yes, nabyo ndabizi ni ngombwa. Ariko sindi kubona ama projet sportif mu gihugu, sindi kubona imishinga izazahura Riyo. Murenzi ari kukubwira ngo tuzagura abakinnyi 5 mu kwezi kwa mbere kuko rero yemerewe 6, ngo amafaranga azava mu bafana. Arabizi ko ari igipindi ko leta izamba amafaranga. He really knows ko leta izashyiramo nkunganire, ariko mfite ikibazo kimwe. Bizageza ryari ko Rayon Sport niba yavutsemo ibibazo bakajya kwihagacinya, bashobora kumunyuza ahantu bakamukubita miliyoni 100, haba havutsemo ikibazo undi bakamuha miliyoni 50. Ese ubu nta kuntu ubuyobozi bw'igihugu bwabiganira? dukurikiye asigarana uti biraza gukorwa bite rero? Yego, bashyizeho abakoze handover. Perezida nyine Murenzi azakorodona ibi ngiye kuvuga byose kuko n'umuyobozi leta yamusabye kuba muri Rayon Sport full time. Agomba kugera ku kazi agakurikirana imirimo yose yo muri ofisi, agakora ibintu byose ku murongo. Leta yaramubwiye ngo focusinga kuri Rayon muri aya mezi 3. Umugabo witwa Jean Baptiste azaba ashinzwe administration na mobilisation, ubwo n'ibijyanye n'imiyoborere no kujya afatanya na ba Claude mu kumobiliza abafana, kwitabira ama match, gutanga amafaranga n'ibindi. Hanyuma SG Gakwaya, SG ibihe byose wa Rayon Sport, azaba ari mu gice cya communication cyane ndetse n'ibijyanye na technique, no kuvuga ibijyanye nyine no gufasha mu bijyanye na communication, abantu barabyumva, no kumenya ibibazo by'abakinnyi, abatoza n'ibindi, iby'ikipe ikeneye n'ibindi. Donc amarokare ibiki bariye, banyweye, bateze, bagezeyo, bahawe prime, bahembwe, those stuffs.